amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze kuri mwese abateze amatwi ikinamico rangurura. Mu gice cya mbere cy'ikinamico rangurura, umubyeyi werera cyane umwana we Kabarisa warangariye kuri telefone agakererwa kujya ku ishuri. Animari we yakiriye umukiriya udasanzwe. Kurikira ikinamico rangurura. Mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije. Uyu akatanyita barabona biri bugende bite koko? Uramamagaye mama? Ntabwo ari wowe mvugisha kwi. Ubuse nongere muhamagare koko? Umuntu maze guhamagara inshuro 3 zose ntanyitabe. Nene so umuntu wagutesheje umutwe ninde mama? Yewe ni wa mushoferi ugeza kuntwaza ibicuruzwa byanjye kwini we. Twari twahanye gahunda ko muri iki gitondo aza kuntwarira ibyo naraye ndanguye biri hano. None yarongera derifta tugeze ku ishuri mama. Urumva ko nturi umutesi kwini mwana wanjye. Mpangakishijwe nuko atanyitaba kandi twari twavuganye ko izi saha ari bube yangereje ibikoresho kuri papeteri. None nawe ngongo iki? Nibicaye n'agakagare nigendere rero sinshaka gukerera. Ese ubundi ko mbona wamaze kwitegura ngo ujye kwiga musaza wawe Kabarisa arihe? Ndabizi se. Ntimunyumvira aba bana di. Ubwo muziki isaha yose uwo mushoferi yaba hasesekaye. Wa mugana wawe ntiyari bageze ku ishuri mwabana mwe? Ageze njye nahita nuri imodoka nkigendera ko namaze kwitegura se. Niko Kabarisa. Kabarisa we. Mama nagashobora kukwitaba. Uvuze ngo iki kwi? Nacyo mama. Gusa nuko nzi ko Kabarisa ari mu cyumba cye adashobora kumuhamagara buhoro gutya ngo yumve. Jya kumubwira sohoke mu cyumba vuba yewe. Nta n'isoni aracyari mu nzu naho amasaha ageze aha. Ariko rero nimunsige mama. Rwose iyo modoka niza nimunyisige dore mba niteguye kare. Genda umbwira musaza wawe asohoke muri iyo nzu vuba yewe. Betty! Umugore se kandi yagiye. Betty! Kose mada. Waba wararwaye amatwi simbimenye. Wabaye iki wa mugore we? Swese udashaka kumamagara akazina kanjye k'ubusitari. Ngo iki? Ndi umusitari. Wowe se wabaye umusitari mbahe wa mugore we? Uretse wowe ni seti se undi ukimpamagara Betty ninde? Abantu bose mu isantere ya Buganwa bampamagara Express. Turaseka. Sindabyumva neza. Icyo utumva se? Ubwo kuba ntaguhamagaye Express niyo mpamvu utanyitabye. Cyane rwose. Express niryo zina namenyereye. Iyo umuntu ahamagaye Betty cyangwa umukundwa simenya ko ari nge rwose ahamagaye. Niko se Express. Karema ni seti mugabo wanjye mwiza utaha urugo rugasusuruka uri mwiza koko. Ndashaka kumenya gahunda yawe y'uyu munsi. Kuko njye ndashaka kwikoza mu murima gato. Ubundi nkajya gushaka uzandangurira umusaruro wanjye w'ibishyimbo. Anise waretse kuranguza biriya bishyimbo koko? Ngo iki Betty? Mva kandi. Nako Express. Nuko ntabikubwiye ariko numvaga ibishyimbo byacu babireka nkabyicururiza. Wowe ukavanga ute gucuruza imboga n'imbuto no gucuruza imyaka? Ya baba ni Express nako kanya. Erega byose n'ubucuruzi. Anise wibuke ko twagize amahirwe tukeza ibishyimbo byinshi mu gihe abandi barumbije. Mu minsi mike rero bizaba byarabuze. Nanjye sinshaka kubiranguza byose. Ariko nanone ntabwo wavuga ngo uzabicuruza byose be. Nako Express. Njyewe Express mba mfite amakuru yose mu isanire ya Buganwa. Umuntu ufite ibishyimbo abikomeyeho kandi niyo mari ikomeye. Niyo mpamvu nyine nanjye nshaka umuntu birangura byose akayampira icyarimwe. Anise waretse nkabyicururiza hariya mu gasoko ku kiro karibwo tuzakuramo amafaranga agaragara. Oya Express, nkeneye inyongera musaruro nkongera guhinga kandi amafaranga agomba kuva muri uwo musaruro. Uranyumva? Kandi wowe ntumenyereye gucuruza imyaka rwose. Mva kandi. Ibyo umenyereye no gucuruza imboga n'imbuto. Ariko Anise wangerageje ukareba ko ntabicuruza. Hasani Kabari. Niko kwini. Karame. Wajanga utumye ngo iki? Ngo nze kubwira Kabarisa ze tujya ku ishuri. None ndore ibyo mbasanzemo. Niko Kabari. Uyu munsi uriga ntiwiga? Ndiga.
none ubu ni sangahe uri muri telefone na ekuteri mu matwi nturitegura na mushiki wawe waje kuguhamagara wahise umushyira ekuteri mu matwi nta birenze ariko mama kari akazi kitu uvuze ngo iki erega ngo ni indirimbo nshya yasohotse mama iri gutwira ku mbuga nkoranyambaga nibwo igisohoka kuri YouTube. nawe ntukavuge ibintu byose. mbwira rata mwana wa mbwira nyine naje kuvugira uko hari untumye arambwira ngo ku mbuga nkoranyambaga hahiye ngo hatwitswe n'iki se hari indirimbo nshyashya yasohotse amaze no kuyinyumvisha ariko ni nziza cyane mama. mpereza iyo telefone yawe nize kutera ikabari gira vuba se wibigira big deal mama ngo iki rwose wibikaza cyane wallahi akubwo ni munyumvira ndemera amakosa nagomesheje umwana warutumye ngazo mbwiye ngo tujye kwiga sinzabyongera ndavuze ngo mpereza iyo telefone ikugomesha ese ubwo urabona aho urwara urugero rwiza mushiki wawe ntabwo ari sawa nyine ariko ndemera kwikosora tu mama ntabwo azongera n'ukuri mpereza rero kandi uhita ujya kwitegura vuba mujye kwiga sinshaka ibibarangaza. niko se munyanki ubu ngende n'amaguru kandi umenyereye kuntwara ukangiza mu kazi. ese wibagiwe ikibazo dufite hano koko? ikibazo kize kandi ubu ugiye kuvuga ko ikibazo dufite muri urugo utakizi koko Vesti? ikibazo gihari pe ntacyo kuri nta kibazo dufite pe munyanki waraye utashye wahembutse none uratekereza ko wabimbwiye kandi nta kintu wambwiye rwose. ariko wamugura umenye wateranye no kumenye wanasebanye niko ubu natashye nasinze ku buryo ntibuke ibintu navuze n'ibyo ntavuze. none se ikibazo dufite muri urugo ni ikihe? okay sawa kabisa ngaho igendere ubwo utakimenya ibibazo biri mu rugo rwawe igendere rwose njye munyanki ndabisigiramo njyenyine. njyewe igendere. ariko se munyanki iki ubu koko imyaka tumaranye nibwo ngiye kuba umugore w'umupfayongo utita ku rugo rwe ku buryo atamenya n'ibibazo rufite koko. ubwo nyine nanjye mba numiwe. ariko Vesti karame mugabo mwiza uzi ko nagutse ngasanga wa mushumba yigendeye. icyo nicyo kibazo gikomeye bavugaga rero munyanki uzi ko nari ntangiye kugira ubwoba nkeka ko hari umwana wacu warwaye simbimenye. urumva atari ikibazo rero ziriya ngurube zitabonye ibyo zirya cyangwa se ngo zibone uzikora isuku urumva byagenda bite? narabikubwiye ariko munyanki ese wambwiye umunsi wafashe icyemezo cyo korora ingurube nakubwiye ko ubworozi rwose utabufatanya n'akazi kawe usanzwe ukora kuko urangura imyaka hirya no hino mu ntara no kuzigemura mu murwa ngo bizavemo. icyo nanga ni iki ngiki kize kandi ndahura n'ikibazo kugira ngo mfashe uburyo nakikuramo ahubwo ukanyega. si uku kunyega mugabo mwiza nese uri kumfasha ushaka igisubizo cyangwa rero kamubwire mugabo wanjye igisubizo ni iki kimwe. ikihe? ni ugukomeza ubworozi bw'ingurube ukagurisha iriya modoka abandi bashoboye kuyikoresha bakayikoresha. ariko muranyumvira umugore nashatse ko none se nkubwire ngo iki munyanki ko nakugiriye inama yo kudafatanya ibintu bibiri bikeneye gushyirwamo imbaraga ntiwumve uragira ngo nkore iki? Vesti karame reka nkubwire ikindi gitekerezo. nguteze amatwi mugabo wanjye aho kugira ngo ndeke imwe muri business zanjye wowe reka ibyo kujya wikwirirwa usuka imisatsi y'abagore bagenzi bawe. urabiseka uze wite ku matungo yacu ndetse avamo n'agatubutse urabizi. ngo iki munyanki ngiye ndeka gusuka none ntabwo bishoboka. ubundi se numva uvuga ko akazi kakuvuna kandi ndibona nta n'ikivamo. yego de bireke rwose wite ku matungo yacu ube no hafi y'urugo rwacu. ubundi hari ubwo saro ukora mari yawe sinumva ngo ukorera abandi n'ubundi nawe ntakikuramo. yego ko mana urumva atari byose? ntabwo ari byo pe. nimba atari byo rero ubwo uriya mukobwa wacu agataha kuvuga ko nawe banyakaraka muri saro ukoramo akareke aze yirirwe hano yite ku ngurube zacu. ibyo byibagirwe n'ukuri ntibishoboka munyanki. umukobwa wanjye nawe agomba kwimenyereza umwuga di ahubwo nanjye nagiye di mfite umukiriya wampaye gahunda zo kuzinduka. kuko utareba ko mesaje yahageze se? nayumvishe kare murakoze cyane guhahira muri supermarket yacu kandi muzagaruke. umva reka nkubwire harya ngo witwa nde? Hanimaro. ufite n'izina ryiza ese umuntu yabara kugaruka ate n'ukuntu mwakira abakiriya neza? erega iwacu umukiriya ni umwami. oya birigaragaza rwose muri iyi supermarket yanyu mutanga serivisi nziza cyane rwose. umuntu arinjira mukamwakiriza inseko nziza nk'uko nsekera nyine niyo mpamvu nta handi nzongera guhahira turi muri iyi supermarket yanyu. karibu kiriya karibu so karibu
inshuti yanjye Karibuso kabisa. Natani we uraho urakomeye. Uraho muhungu wanjye. Uraho Karibuso. Bimeze bite? Ndaho rwose. muraziranye se ariko rero Karibuso uri ikimenya bose. Hoya Karibuso n'umuntu wanjye cyane. Nata hagati hari gukora rwose. Uzi ikiganiro uherutse gushyira kuri channel yawe ya YouTube. Ni très bien. Très bien. Urakoze gushima cyane. Cyari kiza cyane. Noneho views simbonaho nzikwiza. Burya navuganaga n'umusitari ntabizi ni wowe witwa Natani. ni wowe Nata oya wenda rota ndasaze we Natamba barira nkwitegereze sha ariko abafana rwose uzi kuko kari we nyiri Natani TVD nguyu Natani bavuze rero ahubwo rero Ana Marie niba warebaga ibiganiro kuri chaîne ya YouTube utarakora nayo ikina subscribe gira vuba tugihagaza aho urumva nago twakaribu nkako kanya rwose ndaje mbirangize kandi ndabwira n'abandi bose tubana mu rupangu babimukorera wumva se kumenyana Karibuso ari ukwiteganyiriza cyane ntabikwemereye kandi ngiye Karibuso icyo nemeye ndagikora so kugushakira aba views n'abasubscribers ni inshingano zanyu ngomba kubikora nakuzi rega ari inyangugura na byero ujye umenya aho biva rwose nagushimira rwose mu mwanya wanjye Ana Marie Karamel naho ukora umutisha aho muziranye bose kuri chaîne ya Natani hacaho ibiganiro byigisha kurikire bakore subscribe na like sibyo namukundaga ntaramubona ubu mubonye ngomba kumutwikira hagacu wambaye nibyo byo gukunda se kandi birimo ese utabifuhiramo Karibuso Express bite ko waryamye kare waba warwaye se ko nagushakiye ahantu hose nkakubura abana nibo bambwiye ko wageze hano karuhita ujya mu buriri sindwaye ndi muzima none se byakugendekeye bite Express wimbaza byinshi uzi ko ari we wanteye umwaka mu gitondo ni se ngo urambabaje ngo ngewe ntera umwaka simvuze ko ari we utera umwaka amagambo wambwiye mu gitondo niyo yawunteye ngo amagambo nakubwiye ayahese ubu se ni se nkubwira iki ko nanjye ntazi uko byagenze ndakuzi ubwo ari bwo ntiwabonye abakiriya nk'uko wabyifuzaga yego uyu munsi ushobora gucuruza bikanga ariko ejo bikagenda neza ibyo ntibikwakubabaze rwose ivugire shani se uravuga utyo kuko atari wowe ni rimwe cyangwa se ni kabiri impinga izuba rikava nkaburiramo ariko sinjya niheba rwose urabizi byoka rwose wikwiheba nk'uwapfushije niba uyu munsi waranguye ugahomba tuza n'indege irashya ubonye byibuze niyo nshobora kurangura wabuze imari se uzi ya mafaranga najyanye nageze aho ngomba kurangura nshaka amafaranga ndayabura niba bayanyibye niba yatakaye rwose nanjye sinzi uko byagenze oya rwose Express oya ubwo bwaba ari uburangare ubwo ntiwumva icyo mpfa nawe ndakubwira ikibazo nahuye nacyo nawe ngo ni uburangare wasanga ari bya bindi byawe byo kugenda wiruka wakererewe byatumye uta amafaranga anise niba wumva ugiye kumfatanya n'ibibazo mfite genda niryamire genda rwose oya rwose nanone sinagufatanya n'ibibazo ariko rero nyine tuza uze gushaka neza ushobora kuyabona ntaho nashakiye nayabuze burundu ahubwo rero kugira ngo nubure umutwe ni ukwigomuka amabira bishyimbo nkabicuruza nta handi nakura igishoro pe ni ukwigomwa nyine ukayuma nkabicuruza erega ni nabwo twakunguka ubwo urumva ibyo bishoboka ko Express kukiza namaze kumvikana na Munyankindi ko ejo azaza gupakira akabijyana mu mujyi anise ubwo urashaka kuvuga ko utagomba kubima ngo mbyigurishirize izi mpaka za Niseti na Beti ziragarukira he ubundi se koko Beti yataye amafaranga cyangwa n'urwitwazo rwo kugira ngo abone ibishyimbo acuruza ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri telefone yawe uhamagaye 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira ubutumwa bugufi kuri
0785 20 47 54. rangurura 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 rangurura